haleluya haleluya. Nongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba, abana b'Imana dusangiye mu muryango w'Imana, abana bagana mu ijuru. Muri kumwe na Pastor Dr.GAKWAYA Emmanuel, ugiye kubaganiriza mu bikubiye mu murongo wo mu Bakorinto, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 9 umurongo wa 7, uvuga ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Amen. Akenshi dusanga abantu iyo tujya gutura usanga tudakunze gukora nk'uko umutima wacu ubitubwira, ubiduhatira, kubera ko twibwira ko ibyo tugiye gutanga ari bikeya cyangwa Imana itabishima. Ariko iyo utuye uko umutima wawe ukubwira, Imana irabyishimira. Uwiteka rero nawe yemeza ko ashobora kuduha rwose ibyo gutura, ibyo kuyikorera, kuko ariho tubivana byose ari iby'Uwiteka. Imana ishobora kuduha ibyo dukennye, ibyo umutima wacu utwemeza gutura, Imana ishobora kubiduha. Ikindi kandi tugomba kwizera ko ibyo tugiye gutura binezeza Umwami. Ntabwo tugomba gutura dushidikanya ko Imana itabyakira, ahubwo dutura twizera ko Imana yishimira cyane umutima wacu, yishimira cyane ko twatanze tubikuye ku mutima. Twagombye rero kwirinda kuba indashima mu byo dukora, mu byo Imana yaduhaye, tugatanga nk'uko Imana yadukunze tubivanye ku mutima. Ibyo ni byo Imana ishima, kandi iyo dutura byerekana urukundo dufitiye Umwami Yesu. Niyo mpamvu dushobora kwibaza muri ibi byose dukora, ese ninde utura? Atura nde? Kuki atura? Atura iki? Atura ibingana iki? Atura ryari? Atura te? Ibyo byose ni ibibazo umuntu agenda yibaza, akibaza n'impamvu atura, nyine ibyo byose akabyibaza. Iyo rero usomye muri Bibiliya dusanga Imana ariyo yavuze ngo mu Kuva 25 umurongo wa 2, Imana yavuze ibwira Abisirayeli, ubwira Abisirayeli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituro rye. Imana rero kuva na kera kose kugeza n'ubu, Imana ikunda ituro rituwe rivuye mu mutima ukunze. Icyo nicyo tugomba kumenya. Ikindi nuko mu gutura kwacu, cyo ni ituro ry'Imana rikora umurimo w'Imana, dusanga ko Imana idutegeka gutanga, guha umukene. Tuzagira ibintu byacu ngo tubyime bene wacu cyangwa mwene wacu w'umukene, kuko ashobora ngo gutakira Imana akarega wowe wanze kugira ubuntu bwo kumuha. Ibyo wabisoma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 7 ukageza ku wa 10, ko duhatwa nanone kugirira neza bene wacu batishoboye b'abakene, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, n'umukene nawe agire ikimufasha. Hari icyo rero twareba tukavuga tuti, ese ibyo gutanga hari amahame byaba bigenderaho? Amahame rero ubundi arahari, hari ayo nashoboye kubona nka 6 twajya dukurikiza tugiye gutanga. Ugiye gutanga, ugiye gutura, ugiye kugira icyo ukora. Icya mbere, ihame rya mbere ni uko twagombye gutangana ubushake, utabihaswe, kuko nibyo bigira umumaro kuruta kuba watanga byinshi ubihatiwe. Gutanga rero ibivuye ku mutima wawe utabihatiwe. Icya kabiri nuko twagombye kubanza kwishyura imihigo yacu ya mbere uhereye mu gihe cyatambutse. Usomye nko mu Bakorinto ba 2 igice cya 8 umurongo wa 10 n'uwa 11, usanga ibyo Imana ishaka ko tubanza kwishyura ibyo twahize mbere, tukabanza tukabitanga, kugira ngo Imana mbese tubanze tuvanemo ibirarane twahigiye Imana, tukabitanga, aho kugira ngo duhore duhiga kandi tudahigura. Principe ya 3 cyangwa impamvu ya 3 nuko tugomba gutanga uko umuntu ashoboye. Iyo usomye rero mu Bakorinto ba 2 igice cya 8 umurongo wa 12 n'igice cya 9 umurongo wa 6, usanga ugomba gutanga
uko ushoboye, ibyo umutima wawe ukubwira. Nta wakubwira ngo utange ibyo udafite. Ikindi kandi ni uko ugomba gutegura icyo ugomba gutanga. Niho uyu murongo twasomye uyu munsi niho tubivana yuko ugomba gutegura icyo ugomba gutanga. Iyo wagiteguye rero ugitanga nk'uko wabigambiriye mu mutima, utinuba kandi udahatwa, kuko Imana yacu ikunda utanga anezerewe. Nyuma y'iyo ya gatatu, ya kane, nuko abo wagombye gufasha, abo cyangwa abo wafashije kuko bari mu bukene, nabo hari igihe bashobora kugufasha iyo nawe ukennye, kuko ibihe bihora bisimburana. Ni ukuvuga ngo hari igihe abo wafashije nabo bashobora kugufasha. Iyo nayo ni ingingo, ni ihame ribaho yuko tugomba gufashanya buri gihe, nta gahora gahanze. Ushobora gufashwa n'uwafashije kera. Icya gatanu ni uko ibyo utanga bigaragaza neza urukundo ufitiye Kristo. Iyo utanga n'umutima ukunze bigaragaza uko ukunda Kristo, kuko ntabwo utanga unezeza abayobozi b'itorero cyangwa abandi bose, uba utanga unezeza Kristo wagupfiriye, kandi tuzi neza ko byose ari ibye. Icya gatandatu ni uko tugomba gutanga dukurikije uko Imana yaduhaye umugisha. Tubisoma mu gice cya 9 umurongo wa 10, ko Imana yaguhaye umugisha. Rero dusabwa gusangira n'abandi uwo mugisha Imana yaduhaye. Ngibyo ibintu bitandatu, izo mpamvu esheshatu cyangwa ingingo twajya tugenderaho kugira ngo duture kandi Imana iduhe umugisha, itwishimire, kuko icyo tuba tugamije ni ukugira ngo tugaragaze umutima wacu ukunda Imana, yuko twatanze tuyikunda, dukunda na bagenzi bacu, kuko tugomba gukunda Imana tugakunda na bagenzi bacu. Niyo mpamvu iteka iyo dutura Imana, uretse ko akenshi usanga ibyo dutura bigomba nanone gukoreshwa neza icyo byatangiwe, bigakora umurimo w'Imana, aho kugira ngo bijye mu maboko y'umuntu yibwire ko abantu batura ari we bahereje amafaranga kugira ngo ayakoreshe ibintu bye. Ibintu bigomba gukorwa nk'uko byateguwe muri gahunda. Amafaranga, amaturo yose bigakora umurimo w'Imana. Iyo rero bigenze bityo, itorero rirazamuka kandi rikaba rizi neza ko ibyo rikora bibikorera Umwami. Niyo unatuye ukumva watuye Imana, utatanze ituro ryawe kugira ngo rijye gupfa, ribe impfabusa. Mbese iyo ridakoze umurimo w'Imana uko biri muri gahunda mwateganije, bica intege abantu, ugasanga ntibatura. Uwiteka rero adufashe, kandi tujye tumenya yuko gukorera Imana ari ukwitanga, ari ugutanga igihe, ari ugutanga ku mutungo, byose Imana irabikunda, kandi tujye tubikora n'umutima wacu ukunze. Uwiteka rero abane natwe twese, kandi Imana ibahe umugisha. Amen.